Mwongeye kwirirwa muraho neza ndetse ko budahuje amasaha mwaramutse neza ndetse nkutanyi bisanzwe uyu munsi ngarutse mbaza ndikizami cyakozwe tugiye kurera hamwe ibibazo byari byatanzwe bisanzwe rero buri wese nafate agapapuro ke n'ikaramu angiye kuzambasomera ibibazo naho kandi agapapuro kawe igisubizo cy'ukuri kugira ngo muze kureba amanota agiye muri ikizamini cyakozwe. Wifuza ko twagufasha, wifuza ko za permis ndetse n'iza provisoire yewe unakeneye no kwiga, twandikire kuri WhatsApp ni 078 027 4 cyangwa se uduhamagare kuri 0726885540. Ushaka kwihugura nkuko ikizami cy'icyumweru kuri polisi, nyarukira kuri Google wandikemo wa#ibyapa.com ufungure konte wihugure ku minota 20. System igiye gukosora guhereza ibisubizo ubyige yewe kuri wowe ukunda gusoma, harimo igazeti, amashusho y'umuhanda, ibyapa, ingero z'uburebure n'ibindi bintu byagufasha kugera ku ntsinzi. Wabisanga ku rubuga rw'ibyapa.com, wabisangaho mu Gifaransa, mu Cyongereza yewe ndetse n'Ikinyarwanda. Reba muri comment ya mbere ukande kuri iyo link irakoresha aho ushobora kwigira, aho ushobora kwihugurira mu gihe gito naho ukagana intsinzi. Nyaboneka mbere yuko ufata kode y'ikizamini, nyarukira kuri urwo rubuga ubanze ufate abonoma igihe runaka, wihugure, urebe, wibaze nawe ese ndi tayari kujya mu kizami bitewe n'amanota uri kubona. Nubona uri kubona amanota meza kandi wakoze imyitozo myinshi, apana umwitozo umwe, wakoze imyitozo myinshi ukabona amanota meza kandi cyane, aho ngaho uzaba uri tayari kujya mu kizamini. Uzatwandikire tuguheze kode ujye mu kizami nta kibazo na kimwe ufite. Rero nawe ntucikwe, reba aho ngaho muri comment ukande kuri iyo link irakodeza aho ushobora kwigira mu gihe gito naho ukagana intsinzi utiriwe uvunika. Hano n'ikibazo cya mbere kiravuga ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga iyo iki cyapa kikubwira iki? Ni uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru ndetse n'ikirango mu ibara ry'umukara. Ese ukibona iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? A. Ni umuhanda ufite metero 2. B. Ntihanyurwa n'ibirengeje metero 2 z'ubugari. C. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga birebire. D. Ibisubizo byose ni byo. Twandike agapapuro kacu. Ese we urabona n'igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Ni umuhanda ufite metero 2. B. Ntihanyurwa n'ibirengeje metero 2 z'ubugari. C. Ntihanyurwa n'ibirengeje n'ibinyabiziga birebire. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Twandike agapapuro kacu. Ese we urabona n'igisubizo ari ikihe? Ese ni A, B, C cyangwa ni D? Twandike. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni B. Ntihanyurwa n'ibirengeje metero 2 z'ubugari. Igisubizo ni B. Ntihanyurwa n'ibirengeje metero 2 z'ubugari. Twikomereze n'ikibazo cya kabiri biravuga ngo kuki ugomba gucana amatara mu gihe hatangiye kwijima? Ese ni iyihe mpamvu tugomba gucana amatara mu gihe hatangiye kwijima? A. Ni ukugira ngo akareba umuvuduko kagaragare neza. B. Ni ukugira ngo abandi biborohere kutubona. C. Ni ukugira ngo ujyane n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga. D. Kuko amatara yo ku muhanda arimo kwaka. Ese wowe urabona hano igisubizo ari ikihe? Ese ubona impamvu ari iyihe? Ni ukugira ngo akareba umuvuduko kagaragare neza. B. Ni ukugira ngo ujyane n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga. C. Ni ukugira ngo ujyane n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga. D. Kuko amatara yo ku muhanda arimo kwaka. Twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo, impamvu tugomba gucana amatara ni ukugira ngo abandi biborohere kukubona. Igisubizo ni B. Ni ukugira ngo abandi bayobozi b'ibinyabiziga baza cyangwa se bari gukoresha umuhanda biborohere ko batubona cyangwa se bamenya aho duherereye. Igisubizo ni B. Twikomereze n'ikibazo cya gatatu turavuga ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwarumoruke ikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenga cyangwa se kurenza ibipimo bikurikira ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. Ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwarumoruke ikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. Ese ni ubugari bungana gute? A. Metero 1 na santimetero 25. B. Santimetero 30. C. Santimetero 75. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku gapapuro kacu. Ese wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Metero 1 na santimetero 25. B.
santimetero 30. C santimetero 75. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Ese wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni B, ni santimetero 30. Igihe uzabona ikibazo uzamenye ko ari santimetero 30. Ariko igihe baguhaye ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande, nibavuga ngo idafite akanyabiziga ko ku ruhande, icyo gihe uzamenye yuko igisubizo ari metero 1 na santimetero 25. Ariko iyi ngiyi bari kutubwira nifite akanyabiziga ko ku ruhande, icyo gihe aba ari santimetero 30. Niyo mpamvu duhisemo hano B bivuga ko igisubizo ari santimetero 30. Twikomereze n'ikibazo cya kane. Ikibazo cya kane kiravuga ngo wegereye inzira y'abanyamaguru ugasanga bategereje kwambuka, ugomba gukora iki? Ese igihe wegereye inzira y'abanyamaguru ugasanga bategereje kwambuka, ugomba gukora iki? Ese wakora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, kureka abakuze n'abafite ubumuga bagatambuka mbere. B, kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. C, gukoresha amatara abamenyesha kwambuka. D, gukoresha ibimenyetso by'amaboko bibemerera kwambuka. Twandike agapapuro kacu. Ese wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Ese ni A, ni ukureka abakuze n'abafite ubumuga bagatambuka mbere. B, ni ugabanya umuvuduko witegura guhagarara. C, ni ugukoresha amatara abamenyesha kwambuka. D, gukoresha ibimenyetso by'amaboko bibemerera kwambuka. Twandike agapapuro kacu. Ese wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Twandike ni ukuvuga ngo ikintu uba ugomba gukora nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni uko uba ugomba kugabanya umuvuduko witegura guhagarara kugira ngo abanyamaguru bambuke umuhanda. Igisubizo ni B, ni ugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Twikomereze na gatanu. Gatanu iravuga ngo ibinyabiziga cyangwa se ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini hehe muri aha batubwiye? A, ni imbere y'ahantu nyabagendwa hinjirwa n'ahasohokerwa n'abantu benshi. B, mu muhanda aho ugabanyirizwamo ibisate bigaragazwa n'imirongo icagaguye. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Ese ni A, ni imbere y'ahantu nyabagendwa hinjirwa n'ahasohokerwa n'abantu benshi. B, mu muhanda aho ugabanyijwemo ibisate bigaragazwa n'imirongo icagaguye. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Ese wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni A, ni imbere y'ahantu nyabagendwa hinjirwa n'ahasohokerwa n'abantu benshi. Igisubizo ni A, ni imbere y'ahantu nyabagendwa hinjirwa n'ahasohokerwa n'abantu benshi. Twikomereze n'ikibazo cya gatandatu. Mbonera kwibutsa ko ntabwo bikiri ngombwa kwigira mu ishuri. Watwandikira kuri WhatsApp tukagushyira muri groupe y'abandi banyeshuri dufasha umunsi ku munsi, aho uzajya ukora imyitozo ukabona ibizamini byagiye bikorwa, yewe ndetse ushobora no gukoresha systeme y'ibyapa.com. aho rero muri comment ni comment ya Amerikana kuri iyo link irakohereza aho ushobora kwigira, aho ushobora kwihugura mu gihe gito nakugana intsinzi utavuye aho uherereye, ukigira mu rugo iwawe, ukigira mu kazi, yewe waba uri muri bus ukaba wakwiga utavuye aho uherereye, kandi ukagira amanota meza igihe wagiye ku kizamini. Gatandatu iravuga ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ukibona iki cyapa kikubwira iki? Ni uruziga mu buso bw'ubururu ndetse n'ikirango cy'umweru. Ese iki cyapa kivuga iki? Kiri mu byapa, ni ubwoko bw'ibyapa tuba dutegetswe kubaha. Tuba dutegetswe kubaha ibyo bitubwira. Ese kiradutegeka iki? Ese kiradusaba kubahiriza iki? A, komeza imbere gusa. B, aho kunyuranaho imbere. C, aho guhagarara umwanya munini. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Ese ni A, komeza imbere gusa. B, aho kunyuranaho imbere. C, aho guhagarara umwanya munini. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona hano igisubizo ari ikihe? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni A, komeza imbere gusa. Igisubizo ni A, komeza imbere gusa.
Twikomereze n'ikibazo cya karindwi. Ikibazo cya karindwi kiravuga ngo igihe ukurikiwe n'ikinyabiziga gitwara abarwayi ubwo ni ambulance icanye amatara y'inabaza arabagirana wakora iki? Ese igihe ukurikiranye n'ikinyabiziga gitwara abarwayi ambulance gicanye amatara y'inabaza arabagirana wakora iki? A. Kugigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara. B. Kongera umuvuduko kugira ngo ugisige. C. Kugumana umuvuduko wari ufite. D. Guhagarara bitunguranye mu muhanda. Twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona hano igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Kugigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara. B. Kongera umuvuduko kugira ngo ugisige. C. Kugumana umuvuduko wari ufite. D. Guhagarara bitunguranye mu muhanda. Twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona hano igisubizo ari ikihe? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni A. Ni ukugigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara. Igisubizo ni A. Ni ukugigamira ako kanya ndetse byaba ngombwa ugahagarara. Twikomereze n'ikibazo cya 8. Ikibazo cya 8 kiravuga ngo niki wakora mbere yuko uhindura icyerekezo? Ese mbere yo guhindura icyerekezo niki kintu dushobora gukora? Mudara kwibutsa ukanda kuri subscribe, like, share, comment kugira ngo nizadukosora ikizami uzajye uhita ukibona mbere y'abandi utiriwe ujya gushakisha. Ese niki wakora wowe? Gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndangacyerekezo. B. Itegereze neza niba icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Ese wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndangacyerekezo. B. Itegereze neza niba icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Aho ari tubwira yuko ugomba gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndangacyerekezo. Naho B katubwira yuko ugomba no kwitegereza neza niba koko aho hantu hari icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo cyangwa se guhindukira. Igisubizo angana ni C. Ugomba guhitamo inyuguti imwe isobanura byose, niyo mpamvu duhisemo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Twikomereze n'ikibazo cya 9. Ikibazo cya 9 kiravuga ngo imyanya yaho ibinyabiziga bibujijwe cyangwa bitegekwa kunyura mu cyerekezo runaka bishobora kugaragazwa n'iki? Ese iriya myanya yaho ibinyabiziga bibujijwe cyangwa bitegekwa kunyura mu cyerekezo runaka bishobora kugaragazwa n'iki? Ese byagaragazwa n'iki? A. Bishobora kugaragazwa n'ikimenyetso cyangwa se n'ibimenyetso by'imyambi. B. Bishobora kugaragazwa n'imirongo irombereje cyangwa imitarutaro. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Bishobora kugaragazwa n'ibimenyetso by'imyambi. B. Bishobora kugaragazwa n'imirongo irombereje cyangwa imitarutaro. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku gapapuro kacu. Ese wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Twandike ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Aho ari tubwira yuko biba bishobora kugaragazwa n'ibimenyetso by'imyambi. Naho B katubwira yuko bishobora kugaragazwa n'imirongo irombereje cyangwa imitarutaro. Igisubizo ni C. Tugomba guhitamo inyuguti imwe isobanura byose, ni mpamvu duhisemo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Twikomereze n'ikibazo cya 10. Ikibazo cya 10 kiravuga ngo utwaye ikinyabiziga wabwirwa n'iki ko wari ukurikiye umurongo ucagaguye ukaba ugiye kugera ku murongo ukomeje cyangwa se ukomeza cyangwa mu ikorosi? Ese wabibwirwa n'iki igihe utwaye ikinyabiziga mu nzira nyabagendwa? N'iki cyakubwira yuko wari ukurikiye umurongo ucagaguye ukaba ugiye kugera ku murongo ukomeza cyangwa mu ikorosi? Ese n'iki cyabikubwira? A. Niyo ubonye umurongo ucagaguye ufite metero 20 hagati hari metero 6
ubujijwe kuhagarara ukahatinda. B. Niyo ubonye umurongo ucagaguye gusa. C. Niyo ubonye umurongo udacagaguye. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Twandike ku gisubizo twandike agapapuro kacu. Wowe urabona n'igisubizo ari iki? Ese ni A. Niyo ubonye umurongo ucagaguye ufite metero 20 hagati hari byibura metero 6. Ubujijwe cyangwa se iyo gihe tukaba tunabujijwe kuhagarara tukanahatinda. B. Niyo ubonye umurongo ucagaguye gusa. C. Niyo ubonye umurongo udacagaguye. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona n'igisubizo ari iki? Twandike no kuvuga ngo hano igisubizo ni A. Niyo ubonye umurongo ucagaguye ufite metero 20 hagati harimo metero 6, icyo gihe tuba tunabujijwe guhagarara tukanahatinda. Igisubizo ni A. Niyo ubonye umurongo ucagaguye ufite metero 20 hagati hari metero 6, icyo gihe tuba tunabujijwe kuhagarara tukahatinda. Igisubizo ni A. Twikomereze n'ikibazo cya 11. Mbonera kwibutsa ko twabazaniye urubuga rwagufasha kwihugura umunsi ku munsi. Nyarukira kuri Google uwandikemo wa3ibyapa.com ukanda handitse fungura konti cyangwa se winjira muri konti. Wihugure ku minota 20. System igiye gukosora iguhereza ibisubizo ubyige cyangwa se urebe muri comment. Ni comment ya mbere kandi kuri iyo link irakohereza aho ushobora kwigira, aho ushobora kwigurira mu gihe gito. Igihe wagize ikibazo nyandikira kuri WhatsApp ngufashe. Wibagije ijambo rya ryibanga gufungura konti byagoye, nyandikira kuri WhatsApp ngufashe. Impamvu mbashishikariza cyane gukoresha uru rubuga, nababwiye ko ku munsi hakorwa ibizami byinshi. Kimwe twayishyira kuri YouTube, ibindi biba byasigaye byose tukabishyira ku rubuga rw'ibyapa.com. Yewe niyo tutakosoye kuri YouTube, byose biba byakozwe tubashyira kuri urwo rubuga kugira ngo buri muntu wese, buri munyarwanda wese aho yaba aherereye hose ajyeho abyihugureho, bimufashe ko yajya mu kizami azi gukoresha iminota neza, azi gusoma byihuse. Nawe urumva yuko nta kabuza ugomba gukoresha uru rubuga. Mbere yuko waka kode, koresha urwo rubuga, ruraguhereza umurongo mwiza wo kuvuga ati ngiye gutanga amafaranga, singiye gutanga amafaranga y'ubusa ya kode, ahubwo ngiye gutanga amafaranga ya kode kugira ngo njye kuzana ibyangombwa byanjye. Polisi yambiki 11 iravuga ngo guhagarara bibujijwe ryari. Ese ni ryari tubujijwe guhagarara igihe dutwaye ikinyabiziga? A. Ni igihe ushaka guhagarara aho ariho hose hatari umwanya cyangwa guhagarara byatera imbogamizi. B. Guhagarara hafi y'urusengero. C. Guhagarara ku isoko. D. Nta gisubizo kirimo. Twandike agapapuro kacu. Wowe urabona n'igisubizo ari iki? Ese ni A. Ni igihe ushaka guhagarara aho ariho hose hatari umwanya cyangwa guhagarara aho ugiye guhagarara bikaba byatera imbogamizi. C. B. Guhagarara hafi y'urusengero. C. Guhagarara ku isoko. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona n'igisubizo ari iki? Twandike no kuvuga ngo hano igisubizo ni A. Ni igihe ushaka guhagarara aho ariho hose hatari umwanya uhagije cyangwa akaba guhagarara aho hantu byatera imbogamizi cyangwa se icyago runaka. Niyo mpamvu dusemo A ivuga ko ni ari igihe ushaka guhagarara ahantu ariho hose hatari umwanya uhagije cyangwa se umwanya wabigenewe cyangwa guhagarara ukaba byatera imbogamizi cyangwa se icyago. Twikomereze n'ikibazo cya 12. 12 iravuga ngo ni ryari umuyobozi w'ikinyabiziga adashobora kurenza umuvuduko wa kilometero 5 mu isaha. Ese ni igihe cyitwebwe abayobozi b'ibinyabiziga tudashobora cyangwa tutemerewe kurenza umuvuduko wa kilometero 5 mu isaha? A. Ni igihe akikira inkomyi. Ni igihe akikira inkomyi. B. Ni igihe unyurwaho n'abanyamaguru. C. Ni igihe uri gusubira inyuma. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona n'igisubizo ari iki? Ese ni A. Ni igihe akikira inkomyi. B. Ni igihe anyurwaho n'abanyamaguru. C. Ni igihe asubira inyuma. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Twandike ku gapapuro kacu. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo twandike ni D. Ibisubizo byose ni byo. Impamvu ibisubizo byose ari ukuri, ntitwemerewe kurenza kilometero 5 mu isaha igihe turi gukikira inkomyi n'igihe
tunyurwaho n'abanyamaguru ndetse n'igihe turimo turasubira inyuma. Icyo gihe ntitwemerewe na rimwe kurenza kilometero 5 mu isaha. Igisubizo rero hano ni D. Ibisubizo byose ni byo cyangwa se ibisubizo byose ni ukuri. Twikomereze n'ikibazo cya 13. Mbonera kwibutsa ko ugiye ku kizamini nyaboneka itwaza indangamuntu yawe. Nta kindi kintu cyemewe gisimbura indangamuntu ndetse na kode yawe y'ikizami, byose ukagenda ubyitwaje. 13 iravuga ngo umuyobozi utwaye imodoka idafite amatara y'igihu cyangwa se y'ibihu asimbuzwa ayahe matara? Muri make umuyobozi udafite amatara kamenabihu cyangwa se utwaye imodoka idafite amatara kamenabihu asimbuzwa n'ayahe matara? A. Asimbuzwa n'amatara maremare. B. Asimbuzwa n'amatara magufi. D. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Asimbuzwa n'amatara maremare. B. Asimbuzwa n'amatara magufi. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku gapapuro kacu. Ese wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo uyu muyobozi utwaye imodoka idafite amatara y'igihu cyangwa se ya kamenabihu aba agomba gusimbuzwa n'amatara magufi. Igisubizo ni B. Agomba gusimbuzwa n'amatara magufi. Igisubizo ni B. Agomba gusimbuzwa n'amatara magufi. Twikomereze na 14. 14 iravuga ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese ubona icyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Uruziga, ubuso umweru, ikirango cy'umukara, hagati hagacamo imirongo irombereje. Ese ukibona iki cyapa kikubwira iki? A. Umuvuduko ntarengwa ni kilometero 60 mu isaha. B. Iherezo ryo kubuzwa kurenza kilometero cyangwa se umuvuduko wa kilometero uba werekanywe cya kilometero 60 mu isaha, ko nizo turi kubona hariya. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Umuvuduko ntarengwa ni kilometero 60 mu isaha. B. Iherezo ryo kubuzwa kurenza umuvuduko werekanywe. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni B. Ni iherezo ryo kubuzwa kurenza umuvuduko werekanywe. Igisubizo ni B. Iherezo ryo kubuzwa kurenza umuvuduko werekanywe. Twikomereze na 15. Mbonera kwibutsa gukanda kuri subscribe, like, share, comment kugira ngo nizadukosora ikizami uzajye ukibona mbere y'abandi utiri ujya gushakisha. 15 iravuga ngo category D yagenewe imodoka z'ubuhe bwoko? Ese category D yagenewe imodoka z'ubuhe bwoko? A. Ni imodoka zagenewe gutwara abantu barenze 8 n'imyanya irenga 8. B. Ni imodoka zirengeje uburemere bwa toni 3.5. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo kirimo. Twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Ese ni imodoka zagenewe gutwara abantu barenga 8 n'imyanya irenga 8. B. Ni imodoka zirengeje uburemere bwa toni 3.5. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku gapapuro kacu. Ese wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Twandike. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Aho ari tubwira yuko ari imodoka zagenewe gutwara abantu barenze 8 n'imyanya irenga 8. B. Ni imodoka zirengeje cyangwa se zifite uburemere bwa toni 3.5. Niyo mpamvu duhisemo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Igisubizo ngaha rero ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Twikomereze na 16. 16 iravuga ngo ese ibimenyetso by'inkomyi bishyirwaho nande? Ibimenyetso by'inkomyi bishyirwaho nande? A. Bishyirwaho na polisi. B. Bishyirwaho n'uwayiteye. C. Bishyirwaho n'abagenzi. D. Bishyirwaho na minisitiri ushinzwe ibinyabiziga cyangwa se ubishinzwe. Ese ibimenyetso by'inkomyi bishyirwaho na bande? A. Bishyirwaho na polisi. B. Bishyirwaho n'uwayiteye. C. Bishyirwaho n'abagenzi. D. Bishyirwaho na minisitiri ubishinzwe. Twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Twandike
ni ukuvuga ngo ibimenyetso by'inkomyi biba bigomba gushyirwaho n'uwayiteye. Igisubizo ni B, bishyirwaho n'uwayiteye. Twikomereze n'ikibazo cya 17. Mbona kwibutsa ko mu nshingano twihaye, mu ntego twihaye, mbere yo kwiga no gusenga, nyuma yo kwiga tugasenga, twajya ku kizamini twiragiza Imana, twava no ku kizamini tugashimira Imana iba yadushoboje kugera kuri uwo munsi tugihumeka umwuka w'abazima. Ikindi cyongereho tukagerageza kwiyaturiraho ibyiza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ngiye kuzana provisoire yanjye polisi yambikiye, ngiye kuzana ibyangombwa byanjye polisi yambikiye, ngiye kuzana perime yanjye, ntabwo ngiye kugerageza amahirwe. Oya, iwacu turakora tugatsinda kandi neza, nituba tugiye kugerageza amahirwe. Nawe ushyiramo ko ugomba gutsinda kandi unabikorere koko. Niba wishyizemo intego yo gutsinda, wige koko ushaka gutsinda. Niba wishyizemo intego yo kuzana perime yawe, wige koko ufite intego yo kuzana perime yawe. Even no mu kazi kawe ukora ka buri munsi, ibyo ukora byose iragiza Imana kandi wizere ko bigomba kugenda neza, bikanagutunga, bikagutunga wowe n'umuryango wawe n'inshuti zawe, kandi bikakugeza kure ku ntego zawe wifuza. Ibi byose bituruka mu kwizera no gukora cyane. 17 biravuga ngo ibyapa bitegeka bishyirwa he? Ese ibyapa bitegeka bishyirwa he? A, bishyirwa ahantu bibonwa neza n'abo bigenewe. B, bishyirwa iburyo bw'umuhanda gusa. C, bishyirwa ibumoso bw'umuhanda. D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. Twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona n'isubizo ari iki? Ese ni A, bishyirwa ahantu bibonwa neza n'ababigenewe cyangwa se n'abo bigenewe. B, bishyirwa iburyo bw'umuhanda gusa. C, bishyirwa ibumoso bw'umuhanda. D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. Twandike ku gapapuro kacu. Ese wowe urabona n'isubizo ari iki? Twandike. Ni ukuvuga ngo ibyapa bitegeka biba bigomba gushyirwa. Hano igisubizo ni A, bigomba gushyirwa ahantu bibonwa neza n'abo bigenewe cyangwa se n'abo bitegeka. Igisubizo ni A, bigomba gushyirwa ahantu bibonwa neza n'abo bigenewe. Igisubizo ni A. Twikomereze n'ikibazo cya 18. 18 iravuga ngo amatara y'urugendo ategetswe ku bihe binyabiziga. Ese ni ibihe binyabiziga bitegetswe kugira amatara y'urugendo? A, y'urugendo ategetswe ku bihe binyabiziga. A, ibyo ari byo byose bifite igipimo cy'umuvuduko. B, ibyo ari byo byose birengeje kilometero 25 mu isaha. C, A na B ni izo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona n'isubizo ari iki? Ese ni A, ibyo ari byo byose bifite ibipimo by'umuvuduko. B, ibyo ari byo byose birengeje kilometero 25 mu isaha. C, A na B ni izo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona n'isubizo ari iki? Twandike. Ni ukuvuga ngo hano igisubizo ni C, A na B ni izo by'ukuri. Aho ayitubwira yuko ni ibyo ari byo byose bifite igipimo cy'umuvuduko, ndetse bikaba n'ibyo ari byo byose bifirenza kilometero 25 mu isaha. Ubwo ni birenza kilometero 25 mu isaha ndetse n'ibifite kiriya gipimo cy'umuvuduko, nibyo binyabiziga bishobora kugira amatara y'urugendo. Igisubizo ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Twikomereze n'ikibazo cya 19. Mbona kwibutsa ko twabazaniye urubuga cyangwa se uburyo bwinshi bwagufasha kwiga ukagana intsinzi utavuye aho uherereye. Uburyo bwa mbere ni ukoresha telefone yawe, aho twandikira tukagushyira muri group y'abandi banyeshuri dufasha umunsi ku munsi, ukazajya ubona ibizamini biba byagiye bikorwa, ugakora n'imyitozo, yewe ukajya wiga utavuye aho uherereye. Uburyo bwa kabiri ni ukoresha systeme y'ibyapa.com. Urareba ahangaha muri comment, ni comment ya mbere kandi kuri iyo link irakohereza aho ushobora kwigira, aho ushobora kwihugurira, cyangwa se ukajya kuri Google ukandikamo wa3ibyapa.com cyangwa se ukandikamo Nkotanyi Driving School. Ni link ya mbere ukandaho ikohereza aho ushobora kwigira, aho ushobora kwihugurira mu gihe gito naho ukagana intsinzi utiriwe uvunika cyangwa se utavuye aho uherereye. Iyo ugize ikibazo wibagije ijambo ry'ibanga, gufungura konti byagoye, buri kimwe cyose ushobora guhura nacyo uranyandikira kuri WhatsApp nkagufasha. Ibi byose babikora mu Gifaransa, mu Cyongereza ndetse n'Ikinyarwanda. 19 iravuga ngo ubugari ntarengwa bw'ipikipiki ifite utunyabiziga ku ruhande ni metero zingahe? Ese ubugari ntarengwa bw'ipikipiki ifite utunyabiziga ku ruhande ni metero zingahe? A, metero enye. B,
metero eshatu c metero ebyiri d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku gapapuro kacu. Wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Ese ni a metero enye, b metero eshatu, c metero ebyiri, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku gapapuro kacu. Ese wowe urabona n'igisubizo ari ikihe? Ese ni a ni metero enye, b eshatu, c ebyiri, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike ku gapapuro kacu. Ni ukuvuga ngo ubugari ntarengwa bw'ipikipiki ifite utunyabiziga ku ruhande aba ari metero eshatu. Igisubizo ni b, aba ari metero eshatu. Twikomereze n'ikibazo cya nyuma, ari ikibazo cya 20 kiravuga ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga iyo ubonye iki cyapa kikubwira iki? Ni mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru ndetse n'ikirango mu ibara ry'umukara. Ukibona iki cyapa kikubwira iki? Mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ikirango mu ibara ry'umukara. Kikubwira iki? A ni ikibuga cy'indege, b ni hanyurwa n'indege, c umuhanda w'ibiguruka, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iki cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira. Ese kirakuburira iki? Kirakuburira ngo imbere yawe hari iki? A ikibuga cy'indege, b ni hanyurwa n'indege, c umuhanda w'ibiguruka, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro kacu. Ni ukuvuga ngo iki cyapa kiratuburira yuko imbere aho turi kwerekeza hari ikibuga cy'indege. Igisubizo ni a, kikuburira ko imbere aho werekeza hari ikibuga cy'indege. Amahirwe masa rero kuri mwe wese ufite ikizami, ndagushimiye cyane warebye video, wowe wakanze kuri subscribe, like, share, comment. Imana igumugisha nawe wakanze akanyenyeri mu rwego rwo kudushimira ko dutera inkunga. Mwarakoze cyane, Imana usubiza mwavanye, wowe dusengera umunsi ku munsi, wowe dusabira umugisha, wowe dusabira intsinzi, wowe dusabira kugera kure. Imana ikubire karindwi ku byo utwifuriza. Wifuza ko twagufasha, wifuza ko duzaperimente ndetse n'iza provisoire, yewe unakeneye no kwiga, twandikire kuri WhatsApp ni 078 0211 466 cyangwa se uduhamagare kuri 072 688 5540. Wadusanga kuri TikTok ni Nkotanyi, Instagram ni Nkotanyi, na Facebook ni Nkotanyi, Twitter X ni Nkotanyi, ndetse wajya no kuri Google ukandikamo wa eshatu akadomo ibyapa akadomo com ukihugura ku minota 20 system ikazajya yikosora, nawe ukajya wiga utavuye aho uherereye. Munyarukire hose mukore follow kugira ngo mujye mubona amasomo magufi tugenda dushyiraho umunsi ku munsi, yagufasha kugera ku ntego zawe, yagufasha kugera ku ntsinzi kandi mu gihe gito. Ni kari umuryango w'abatsinda rero, ndabakunda cyane, muhorana Imana ndetse n'amafaranga kandi menshi.